koze ngo byari byo munarindi mukuri weya ntabwo ibintu byose uhora uri mukuri ugomba gutega amatwi wawe uri wakoshereje cyangwa se niba yanagukoshereje njye nta kibazo numva ko kitahandurika nyine ngo kirangire we n'uwo mwakirira niko mbyizeye giti cyane yake umuntu kirimo rero ubwo uri muri icyo gihe wenda no kwiyahura kumva inama namugira ni ukubanza we akiturisha dore yuko yitira ibintu byose nakiturisha akibaza ni ndi mukuri sindi mukuri si ikintu ni ngombwa ngo nyikore cyangwa ntabwo ari ngombwa Mimi hari igihe uba nta kutagize uri mu itotezwa rikomeye uri gukubitwa uri gukura n'ikintu gikakaye cyane sibyo cyangwa umugabo agukorera ikintu cy'icarubozo gikomeye urumva noneho ku buryo nawe ubona ko nta hantu ufite kandi abana benshi b'abakobwa hari usanga nta miryango bafite cyangwa ari imfubyi uwo mwana uwo mudamu cyangwa uwo muntu wamugiriye inama yo kwihangana gute kugeza he uzi inama yanjye uwo muntu izo zose yazikurikije zaranze namugira inama imeze gutya namubwira ati niba uwo muntu mwarananiranye nta kutagize waragerageje bikanga mureke utangire ubuzima birashoboka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi nyuma y'ubuzima hari ubundi rero uyu muntu twamubwira ngo komera ariko n'abapapa benshi cyangwa abagabo nabo baca mu bikomere ntabwo twabibagirwa ntabwo ari abadamu gusa ntabwo ari abamama n'abasore barahari n'abana batotezwa icyo nawubwira ngo komera ihangane haracyariho ibyiringiro kandi nta kintu kitagira iherezo nambwirwa ntiyite yumve ibintu byose rero niyihangane ntiyibuze ubuzima bwe ahubwo ahange Imana amaso ariko afate n'umwanzuro mwiriwe neza bahaye ikaze kuri Kigali Cinema TV jewe uri hano nitwa Dusabe Josiane ariko muri filime nkaba nitwa Umugeni Series nkaba nifuza ko twaganira mu biganiro byinshi bitandukanye rero ni karibu ku bafana bacu badukunda ku nshuti zacu mudukurikire kuri iyi channel yitwa Kigali Cinema TV mukora subscribe share na comment karibu ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane kandi turabakunda hano rero nabifite umutumirwa twashaka tuganira nawe namuhaye ikaze tukaganira muri iki kiganiro akadusangiza uko abyumva ubuzima busanzwe turiho muri ibi bihe ibitekerezo byiza inama nziza murakoze rero nitwa Martine muri Umugeni Series nyuma nitwa Mimi turabakunda cyane ndi hano twaje kubaganiriza twari hano murakoze cyane Mimi amakuru meza iminsi myinshi twari twaraburanye rwose ni igihe kirekire hanyuma Mimi twashaka kuganira urabona muri ubu buzima cyangwa mu isi hari abantu benshi hano baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye ugasanga umuntu afite uburwayi bukomeye bw'igihe kirekire mbese nk'uwo muntu uri nko kwa muganga mu bitaro twamuganiriza iki twamubwira iki isaha kuko hari igihe n'abacuti batakimusura batakimugeraho ugasanga neza yarihebye aka kanya twamubwira iki aka kanya abaye ari kudukurikirana cyangwa ajya dukurikirana atwumva twumva ko tumwihanganishije tumukomeje yumve ko nubwo abantu baba baramuretse ariko Imana yitigeze ireka rwose twamubwira ngo komera ihangane hari Imana mu ijuru itabara abantu kandi ikanabakiza ntabwo umuntu atinda ku gisasiro gusa hari igihe Imana igukiza rwose ugataha kandi ushima Imana ufite Imana yarakoze kunkura hariya nawe ukazagira abandi ugezaho gukomera kw'Imana ukavuga uti Imana yarakoze mu bitaro kandi ntabwo byari byoroshye
rero urumva ijambo wababwira no kubakomeza ndabakomeje ndabihanganishije bumve ko nubwo abantu baba barabaretse Imana yitazigira ibareka bakiremwa bakivuka yarizwe bazarabaho yari bafite umugambi mwiza. Icyo rero ni ikintu cyishimwe ko Imana ifite umugambi. Nawe uri hirya no hino ufite ibibazo bindi bitari n'uburwayi, hari Imana mu ijuru iracyahari ku buzima bwawe, iracyahari ku buzima bwacu ngo iturengere, sibyo? Aha ushobora no kuvuga ati erega ushobora no kuba ufite ikibazo kitari no kuvuga ngo uburwayi, ubushomeri, ukavuga uti se nakora iki, nabigenza gute, ukiheba, oya humura, urangije kwiga uravuga ati se ndabigenza ate, ndajya hehe, ndakora iki, oya humura, tinyuka, wowe shaka ikintu wapanga muri wowe wakora kandi cyakugezaho umusaruro mwiza, ukora iterambere warigeraho buriya ubyishatsemo muri wowe. Wabwira iki ku bantu uyu mwanya hari umuntu wicaye yihebye kubera ubushomeri, wamubwira iki? Ikintu nabasha kumubwira ku bushomeri, ntabwo ari we wenyine ufite ubushomeri, yumve ko atari we wenyine. Muri make ubwigunge ntibumuherane ngo kubera ubushomeri, ahubwo we aho kugira ngo aheranwe n'ubwo bwigunge kuvuga ngo ubushomeri aba aricyo akoza mu mutwe, kuko icyiza ni uko yashaka konegisiyo. Hari igihe wowe uba wumva nta kintu wakishoboza ariko hari umuntu waganiriza akaba hari ikintu yakungura, wenda akakubaza se wize iki, ukamubwira icyo wize yakigufasha cyangwa se ntakigufashemo, niyo atagize icyo agufasha. Iyo nama rero yikurikije icyo wegera inshuti ukabahamagara ukababaza, gutyo ugasanga nyine abantu bagenda bahana amakuru ukaba wabona icyo umuntu yakora, ni byiza cyane. Hanyuma rero ikindi kibazo njya nibaza, ugasanga umuntu n'umushako arihebye cyane, afite ibibazo byinshi cyane. Hari abantu babayeho bababaye ni benshi, cyangwa asanga nk'umukobwa araho ariko ari gutinya gushaka. Ese buriya n'iki twamubwira? Aratinya gushaka kubera yuko aradeba nka divorce ya buri munsi akabitinya. Buriya niye nama twamugira iyi saha? Erega ntabwo abantu bose sinzi bamwe nyine iyo umuntu abonye umwe wagize nabi ahita abifata muri rusange. Ntabwo abantu bose bafite ibyo bibazo. Hari imiryango yishimye, hari amafamiye yabayeho neza adafite ikibazo na kimwe. Ayo ngayo rero yakabaye ari yadukomeza, yakabaye ariyo turi kwitaho, apana kwita kuri ya hahandi twabonye ngo uriya yakoze divorce. Kwanza noneho buri wese aba afite ukuntu azaba. Niba uriya byanze wowe ntabwo wowe byakanga, kumva ugerageza amahirwe. Ahubwo tubonye ngo se bariya bakoze divorce bapfuye iki, icyo ngicyo ntabwo cyakabaye kiri kukwigisha, akaba aricyo basi uri kugenderaho. Akaba ati niba uriya yagize kuriya nanjye nshobora kukigira, kikaba cyababaza umutware wanjye, kigatuma nanjye twatandukana. Iyo rero wakimenye kirakwigisha, ikintu kiba kitwigisha, ahubwo kugira ngo tukigendereho tuvuge ngo nanjye sinzashaka ngo ntumukire ngo ntagikore. Mimi biteye ubwoba kumva ngo umuntu yakoze ubukwe icyumweru kimwe yatandukanye cyangwa ukwezi kumwe. Biteye ubwoba cyane ku buryo ushobora kubura icyo wabwira umuntu, ariko icyo twabwira umuntu ni uko igikuru buriya hari Imana yubakira abantu, hari Imana yubaka, sibyo? Nubwo wahura n'ibikomeye, hari uri mu marira y'isaha, hari uri mu gahinda kenshi yibaza uko yabigenza. Erega tujye twiga no gusenga, kuko gusenga buriya bikemurwa, birakemura ibintu byose. Nicyo gisubizo buriya gikomeye cyane. Ibyo ndabyemera, ariko ntabwo ntabwo mugiye buri gihe ngo uko umuntu azajya akora ikintu nanjye nzamba ngo sinzagikora ariko nanjye kitazambabaza. Nakomeje kubivuga, niba cyabaye ngomba ngomba kugitekerezaho base kubera iki kiriya kintu cyabaye aho uriya muntu nkashaka ni ukumva akamenya ikintu cyamubayeho, tubaye tuziranye. Ubwo rero niba cyamubayeho nanjye ngerageza uburyo kingewe nkigendera kuri ikintu kiraba kikanyigisha. Ntabwo ikintu kiba ngo byigeze hirya mbireke, ibintu biraba bikakwigisha, ibintu biraba ukavuga ngo ese biriya bintu ngiye bigezemo ntabigenzo. Ndabyumva wabasha kwihangana, birumvikana,
ese ukirimo iyi saha uri mu marira ushobora kuvuga ati ngiye rwose birandambiye ahubwo igikurikiyeho ubu noneho ngiye kwiyahura. Hari abantu bameze gutyo ibisaha bumva yuko ubuzima bwabo aho kugira ngo bakomeze bababaye batakaza ubuzima bakaniyahura. Ni iyi saha twababwira iki? Nihe nama twabaha? uzi inama naho hari n'igihe ukuri kose ukabura wirakaza subize akariwe wirakazaho kugira ngo ucishe make wumve ko wa muntu nubwo wamukoreye ikosa ugomba no kumusaba imbabazi. Koze ngo byari byo mwarindi mukuri we ntabwo ibintu byose uhora uri ugomba gutega amatwi wawe uri wakoshereje cyangwa se niba yanagukoshereje njye nta kibazo numva ko kitahandurika nyine ngo kirangiriwe n'uwo mwakigira niko mbyizeye igiti cyanjye byaka umuntu ukirimo rero uwo nguwo uri muri icyo gihe wenda no kwiyahura kumva iki inama namugira ni ukubanza we akiturisha mbere yuko yibwira ibintu byose nakiturisha akibaza se ni ndi mukuri sindi mukuri si ikintu nigomba munyikore cyangwa ntabwo ari ngombwa. Mimi hari igihe uba ntabwo utagize uri mu itotezwa rikomeye uri gukubitwa uri guhura n'ikintu gikakaye cyane sibyo cyangwa umugabo agukorera ikintu cy'icarubozo gikomeye urumva noneho ku buryo nawe ubona ko nta hantu ufite kandi abana benshi b'abakobwa hari usanga nta miryango bafite cyangwa ari imfubyi. Uwo mwana uwo mudamu cyangwa uwo muntu wamugiriye inama yo kwihangana gute kugeza he? Uzi inama yanjye yagira umuntu izo zose yazikurikije zaranze namugira inama imeze gutya namubwira ati niba umuntu mwarananiranye ntabwo utagize waragerageje bikanga mureke utangire ubuzima. Birashoboka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi nyuma y'ubuzima hari ubundi rero uyu muntu twamubwira ngo komera ariko hari n'abapapa benshi cyangwa abagabo nabo baca mu bikomere ntabwo twabibagirwa ntabwo ari abadamu gusa ntabwo ari abamama n'abasore barahari n'abana batotezwa. Icyo nawubwira ngo komera ihangana haracyariho ibyiringiro kandi nta kintu kitagira iherezo nambwirwa ntiyihite yumve ibintu byose bizahara. Rero niyihangane ntiyibuze ubuzima bwe ahubwo ahange Imana amaso ariko afate n'umwanzuro ishoboza ibyo bintu byose. Rero umuntu wese ahari hose mu mpande z'isi zenye ufite ibibazo bikomeye yumva ko yabuze amahoro muri we njye namubwira ngo komera humura haracyari ibyiringiro nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi uzabivamo nta mvura idahita bizarangira. Reka na Bibiliya bivuga ko wari Uwiteka nibwo bwenge kandi mu byaha no kwijijuka najijuke ajijuka ariko afata umwanzuro se arega gusenya biravuna gusenya ntabwo ari ikintu abantu benshi niko kuki batinya ngo nitsenya ngo bazavuga ngo bazagenda ugakomeza ugapfiramo ugapfiramo se n'igihangana n'ibyari umuntu atazavuga aho rero niho hari ikibazo mu bantu hano hanze usanga muno uvuga uti bazamvuga ko nari ikirara bazamvuga kubera ugatangira reka nihangane nyuma yo kwihangana ndazahinduka uzi ko hari abantu babaye gutyo ko wihangana azahinduka umwaka ugashinga ukaza ndetse hari n'abahatakariza ubuzima nini ariko ni kukubwira ngo ukivuka uwo muntu ntabwo azarikira kukuvuga ukivuka baravuze afite agatwe nta musatsi n'igikara n'inzobe yagize suwe nuwe bakuvuga ukivuka rero niba ntabwo washimisha abantu ngo reka gusenya ngo batazamvuga oya fata umwanzuro nibona byanze kugira ubona ko byanze inama nakwiye fata umwanzuro ufite ubuzima bushyashya ubona nta handi mahitamo ufite aho kugira ngo ubure ubuzima bwawe twakugira inama yo kwikura mu kibazo ariko ukakikuramo neza kuko ukakikuramo nta mubangamiye nta muntu hadatakajwe ubuzima bw'umuntu sibyo kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi eriko utaranamubona wari uriho neza aho mubonere ntabwo ariho bagiye kugira icyo utahuze icyo ikiza no kuba wamureka kugira ngo yica umwe yica undi kwica nabyo ntabwo ari ibintu bikwiriye gusa nanone ntabwo hakiri inama abantu gutandukana kuko hari igihe umuntu aba arananiranye ku gihe kikazagera ashaka ahinduka akaba umuntu mwiza
bajya bavuga abantu bahindutse batanga ubuhamya bavuga ko umugore we yahindutse yakijijwe yabaye umuntu mwiza umudamu we yahindutse tujye tubyumva ayo makuru ntabwo wagira umuntu inama ngo usenye umuntu gusa iyo abona muri we bitagenda neza yifatira umwanzuro yaguhinduka nabona ko kandi cyane pe ariko ikintu ndi kuvuga ni iki ngiki gusa umuntu amenya agaciro k'ikintu ariko kitagira ushobora kugenda akaba aribwo yiga akaba aribwo muri make gufata umwanya ukitekerezaho birakwiye ariko nubwo bikwiye n'ubwo ibintu byose biragize Imana byose reka tujye turagize Imana rero twabwiraga abantu tubabwira ngo mukomeraho muri bose ubabaye wishimye ijambo ry'Imana bavuga ngo niba wishimye ririmba sibyo niba ubabaye senga sibyo ariko nanone twabwiraga abantu ubabaye uri mu kibazo cy'itoroshye komera humura nyuma y'ubuzima hari ubundi hari Imana itabara ikindi warenzaho kugira ngo tusezereho inshuti zacu tutarabasezera bari bamaze iminsi batubona mu buzima nyine habamo ibintu by'ingobokabizi bigatuma abantu rimwe na rimwe bataboneka ariko turahari twahagutse turabakunda kandi mujye mudusharinga n'abandi bose b'abashuti babo murakoze cyane Imana ibahe umugisha